Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame binyuze mu Mbuto Foundation, inka ebyiri aho imwe yari ifite n'iyayo zagabiwe ECD Modo ya Nyabihu iri mu murenge wa Bigogwe kugira ngo abana baharererwa bajye babasha kubona amata bitabagoye. Kuri ubu izari inka ebyiri zimaze kuba 11 mu rwuri. Rero twishyira mu matsinda aho dufite abanyamuryango 57 bafite uruhare kuri ziriya nka mwabonye twatanze. Nyuma yo kubona ko izi nka ziri kugenda zororoka, ababyeyi barerera muri ECD y'Icyitegererezo ya Nyabihu bishyize hamwe maze batangira kujya borozanya zimwe muri izi nka. Mukaruterana Meretiride ndetse na Masengesho Murekatete ni bamwe mu bahawe inka bagashimangira ko amata bahawe nabo bazayageza ku bandi. Nabyakiriye neza cyane kuko inka mu muco nyarwanda ni ikimenyetso kigaragaza urukundo, kandi akaba n'umusaruro wayo utatuma umwana agwingira bitewe no kunywa amata. Ubwo rero muri rusange mbifashe nk'aho ari amata bampaye. Niyo mpamvu rero nanjye nishimye kandi ko iyi nka bampaye izagirira umusaruro abaturanyi ndetse n'abandi muri rusange. Ubwo kuba worojwe bivuze ko nawe uzoroza abandi? Cyane rwose, urukundo bangaragarije nanjye ntago nareka kurugaragariza abandi. Kubamba ngabiwe inka rwose ni urukundo ruhebuje nabonye, ntabona uko nsobanura kuba cyane rufite aho ruvuye n'aho rugeze. Nishimira cyane ko nanjye muri urwo rukundo nzafasha abandi nk'uko narugiriwe, nanjye nkafasha abandi muri ubwo buntu tukabusangira, asigaye tugakomeza kubana neza. Kugeza ubu imiryango 6 niyo imaze guhabwa inka. Muri iyi 6 imiryango 4 ikaba ari isanzwe irerera muri ECD y'Icyitegererezo ya Nyabihu, ni mu gihe abandi 2 ari abafatanyabikorwa bafite aho bahuriye na gahunda yo kurandura imirire mibi mu bana. Kanyamibwa Calixte akora mu mushinga Gikuriro kuri bose, akaba ashinzwe gukurikirana ibijyanye n'imirire. Igikorwa cyiza cyane, igikorwa kigaragaza ubufatanye bwiza buranga buri hagati y'umushinga Gikuriro kuri bose, Mbuto Foundation ndetse n'akarere muri rusange. Ni igikorwa cyiza kubera ko inka tugabiwe ni inka natwe tuzagabira abafatanyabikorwa dukorana nabo, ababyeyi bafite abana bari munsi y'imyaka 5, ababyeyi bari mu mashuri mbonezamirire, kuko izabafasha mu gihe izagira igihe cyo gukamwa. Noella uyobora ECD y'Icyitegererezo ya Nyabihu avuga ko ibi byose bitari kugerwaho hatari ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, Madamu Jeannette Kagame watekereje umushinga akawuzana mu Rwanda, ukaba uri mu turere twose tw'u Rwanda. ECD center zirahari, buri karere irahari, hafi na buri murenge, ndetse noneho n'amarerero yabaye menshi ku buryo abana bageze no ku marerero hasi. Ni igikorwa gikomeye, ni gahunda ndende, nagira ngo mufashe dushimire nyakubahwa Facility watekereje gahunda y'ibonezamikurire akayigeza hejuru. Muri rusange ngo intego y'ECD y'Icyitegererezo ya Nyabihu ifite nuko mu myaka 5 hazaba hamaze korozwa imiryango igera kuri 40. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.